haleluya bwoko bw'Imana. Amen. Ngo murabibona neza cyane turahangaha muri iyi nzu kandi mu by'ukuri twiteguye gutangira gahunda yacu y'amasengesho. Nimumfashe rero twese duhagaze mu gihe dutegereje pasiteri wacu tube duhimbaza Imana ni chorus. Amen. Nzakagendana akagendana agakiza k'Imana we nzakagendana n'abantu bose babibone agakiza k'Imana we nzakagendana Haleluya. Buntu pasiteri wacu ageze ahangaha mu by'ukuri Imana yamurinze. Mumfashe rero mbere na mbere tubanze dushima Imana yacu muyimbere icyubahiro. Pasiteri rero ngira ngo urayibona abakristo bose twari tugutegereje, reka tuguhe umwanya utugeze ijambo ry'Imana. Umwanya ni uwawe. Amen. Nishimiye cyane kugera hano hantu, nishimiye cyane uburyo Imana yabanye nanjye mu nzira, nishimiye cyane ibitangaza nahuye nabyo, nishimiye cyane ukuntu Imana yaranyeretse. Buri muntu wese uri hano Imana yamunyeretse, inyereka bamwe bagura imodoka, inyereka abandi bagenda muri Amerika, inyereka abandi mwurira indege. Mbega amavuta y'Uwiteka, Imana yakoze inzima cyane. Nabonye ibitangaza byinshi cyane. Amen. Reka mbereke nkirisha. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo buri muntu wese uteranira hano hantu igiye kumukorera ibitangaza. Shimwe cyane yuko abantu bose baravuye mu byaha. Dushime Imana bose bamaze Haleluya, haleluya. Imana yarengese uyu mudiyakoni wa. Haleluya, haleluya. Yesu ni umwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka rero duko igice cya munani. Igice cya munani turasoma Matayo igice cya munani umurongo okay. Yobu 30 nuko korali ririmba 15 Luka haravuga ngo korali ririmba bimeze neza. Luka avuga ibyahishuwe Yobu umudiyakoni. No. Abami Data nkuvugisha kameso. No. Nuko n'abantu maze aratanga Abrahamu, Yakobo, nuko Mariko ko yafukuye izaha. Reka tugende Nehemiya. Haleluya, haleluya. No. Bakaseza. Ariko noneho abo bita urukuru. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ari tayi bice. Muze tujya gusenga.
tujya gusenga muze tujya gusenga tujya gusenga nuko dukomeje twiga ijambo ry'Imana tubona Matayo igice cya 4. Amen. Dukomeje dushima Imana iduha abashyitsi benshi, none ndabona iduhaye n'undi mushyitsi mwiza cyane. Nagira ngo rwose mbere yuko nkomeza ijambo ry'Imana mbanza muhe umwanya abanza twibwire. Tubonye umushyitsi rero witwa meza cyane, ni umushyitsi tubonye bwa mbere ariko turamwishimiye. Imana imuha umugisha. Turakomeza dufatanya gusenga twumva n'ijambo Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Marita nako Yohana cya 5 umurongo wa 200. Louise amusanga ku musozi, Migani 17. Haleluya, haleluya. Mumfashe gusenga cyane muri aka kanya twatera imyuka mibi. Imana mw'izina rya Yesu, mwuka wera, mbaraga z'Imana. Uyu mukobwa ndabona arimo amadayimoni, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, fire, 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 mw'izina rya Yesu. Oh, Yesu. Mw'izina rya Yesu. Mana irakoze cyane. Uyu mukobwa yari arimo amadayimoni 5,000. Niyo mpamvu nabonaga twavangiwe. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Reka duhamagare abadiyakoni. Abadiyakoni bazi. Umukobwa mumufate, umujyane mu cyumba, umutunganye neza, kuko azaba umukoza. Mugende mumutunganye mw'izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane yuko ibanye nawe mw'izina rya Yesu. Reka dukomere imbaraga z'Imana, 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 imbaraga z'Imana. Imana iravuze ngo muri iri teraniro hari abantu umwana z'abagwawe bafite intwari itazakira, ariko Imana izanye umuti. Haleluya. Imana inyeretse ko we wa mukobwa we umwana ikintu ufite mu nda, Imana irajyana kwe. Hano Mami Yesu, Imana iramwe ngo iri muri iri teraniro hari icyari kijemo. Imana iramwe nimusenga mwirukane karande, nimusenga. Amen, amen. Mana imuha amavuta mw'izina rya Yesu. Ndasaba Imana kugira ngo izajye itubonekera buri muntu wese imuha amavuta kandi mwereke
bizatume tubona. Amen. Imana ibarinde kandi baha umugisha. Amateraniro y'uyu munsi yari meza shabaye uriya majini abafibazo muraza kubonana na pasiteri nyuma arasigara mu rusengero ho gatoya. Murakoze, Imana ibaha umugisha.